Yesu nashimwe cyane ndabashuhuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo rivuga ngo reka kugwishwa n'ibyo urimo uranyuramo. Subiremwo, reka kugwishwa n'ibyo urimo uranyuramo. Rino jambo ni ryawe rikujeho wewe urimo uranyumviriza. Rino jambo rirakureba. Urashobora kuba ufite ibintu mu buzima bwawe biriko biratuma wava ku Mana. Urashobora kuba ufite ibibazo, ibyo bibazo urimo uranyuramo bigatuma wava ku Mana. Reka ndakubwire ngo ntugwishwe n'ibyo ngibyo urimo uranyuramo. Ndabazaniye ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yobu igice ca mbere ku murongo wa 6 kugeza ku wa 12. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye urera urisumba byose. Ndagushimiye ukuntu Umwami Yesu Kristo ngiriye neza ngo nongere kugaruka kuri kamera ngo mburira ubwoko bwawe. Mana ndakwinginze uwera wabera, ungiye neza ntabari nge mvuga ahubwo abari wowe wivugira. Dore umwuka wera Mwami Yesu abari wavugira muri nge kubera kari we azi ibyo ushaka kubwira ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo Mnyazareti ndasengeye umukobwa ni umumama ni umupapa ni umusore agiye kumviza ubutumwa bwiza. Mana umugiye neza Mwami Yesu mufungura umutima we kugira ngo Mwami Yesu Kristo yumvire ibyo ugiye kumubwira mu amagambo yawe. Urakoze uwera wabera, ni mu izina rya Yesu Kristo Mnyazareti. Amen. Urashobora kuba urimo uranyura mu bintu biteye ubwoba. Mukobwa, urashobora kuba urimo uranyura mu bintu bituma wiheba. Ariko reka ndakubwire ngo ntutimana kubw'ibyo ngibyo. Imana yo mu ijuru iragukunda. Kuba urimo uranyura mu ibyo bintu bibabaje ntabwo bisobanura ko Imana yo mu ijuru yagutaye. Nubwo urimo urababazwa mu buryo bw'umubiri ntibisobanura ko Imana yo mu ijuru itagukunda. Imana yo mu ijuru iragukunda ntikwanga. Wewe icyo nakubwira ngo ni wihanganire mw'ibyo bigerageza urimo uranyuramo, kandi wizere Imana yo mu ijuru ko iri mu ruhande rwawe. Dusome ijambo ry'Imana Yobu igice ca mbere ku murongo wa 6 kugeza ku wa 12. Havuga ngo umunsi urizina abana b'Imana baje bashengereye Uhoraho, kandi na Satani yazananye nabo. Uhoraho abaza Satani atuvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati, mvuye gukwiragira mw'isi no kuyigendagendamwo. Uhoraho abaza Satani ati, mbega witegereje umusabyi wanje Yobu yuko atawuhwanye nawe mw'isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha akitandukanya n'ikibi? Maze Satani yishura Uhoraho ati, mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije? Bo n'inzu yiwe n'ibyo atunze byose wahezagiye igikorwa c'amaboko yiwe, kandi itunga ryiwe ryagwiriye mu gihugu. Ariko pfa gutuma ukuboko kwawe ubike ibyo afise byose, urabe ko atazokurogotako imbona nkubone. Uhoraho yishura Satani ateye ibyo afise byose biri mu kuboko kwawe, ariko we ku mutumba wiwe ntuzumukoreko. Nuko Satani aca arasohoka ava imbere y'Uhoraho. Amen. Iyi ni inkuru ya Yobu. Iyi ni inkuru ya Yobu, ukuntu Satani yagiye gusaba Yobu, akaje imbere y'Imana akamusaba rwose. Satani ntabwo yari azi ko Yobu akunda Imana by'ukuri, ahubwo yari azi ko akunda Imana bivanye n'ibyo imugirira cyangwa se n'ibyo Imana imuhereza.
yarazi ko Yobu akunda Imana kubera abana beza yari afite, cyangwa se umutungo, cyangwa se abagaragu benshi, cyangwa se mbese ibintu byinshi atunze. Ariko yamara Yobu yakunda Imana 100%. Ntabwo yayikundiye ku byo yamuhaye, ahubwo yayikunze naturere muri we. Imana yarimo yarayubaha by'ukuri. Rero Satani yaragize umujinya, agira ifuhe, aragenda kurega Yobu, agenda ku Mana arega Yobu kugira ngo Yobu yihakane Imana, hanyuma yitotombere, hanyuma ayiveho. Bene data, uzi gute ko Satani atakureze? Uzi gute ko Satani atagiye kugusaba? Reka ndakubwire, Imana bivanye nuko yabona Yobu, ukuntu yabona mbese ukuntu akiranutse akubaha Imana. Imana rwose yahaye uburenganzira Satani ngo agenda mugerageze, agenda mwake byose atunze, agenda mwaka abana, agenda mwaka abagaragu, agenda mwake ibyo atunze byose, ariko ntakore ku buzima bwiwe, ntakore ku mutumba wiwe. Urugendo rwa Yobu rwo kugeragezwa ruratangira. Arageragezwa we. Ukugeragezwa kwa Yobu ntago kwatumye ava ku Mana. Ukugeragezwa kwa Yobu ntago kwatumye yitotombera Imana. Ukugeragezwa kwa Yobu ntago kwatumye aja kure y'Imana, ahubwo yarihanganiye mw'ibyo bigeragezo. Yobu yihanganiye mw'ibyo bigeragezo kandi akunda Imana, noneho ari mw'ibyo bigeragezo. Nta bitekerezo byo guta Imana yari afite. Nta magambo mabi Yobu yabwira Imana ayituka. Mwene data, reka ndakubwire ngo ibyo urimo uranyuramo Yesu Kristo arabizi kandi arabisobanukiwe. N'ukuntu byatangiye Yesu arabizi. Mbese n'inama Satani yagiyemo kugira ngo aza agushe mw'ibyo byago cyangwa ibyo bibazo, Yesu Kristo arazi igihe byatangiriye n'igihe byagize iki, n'igihe byavugiwe ikuzimu. Reka ndakubwira, ibyo ngibyo urimo uranyuramo ntibitume witotombera Imana. Ibyo ngibyo urimo uranyuramo ntibitume uta Imana. Ibyo ngibyo urimo uranyuramo ntibitume wiganyira, ahubwo senga, kiranukira Imana. Yobu yarakiranukiye Imana, ntago yigeze ava ku Mana, ahubwo yarakomereye mw'ico kigeragezo. Imana yarebye ukuntu Yobu yihanganye, ukuntu mbese yagize iki, yakomereye mw'ico kigeragezo nubwo cyari kibabaje. Imana iramutabara, imusubiza ibyo yabuze inshuro zingahe. Bene data, kiranukira Imana. Wa musore we, sinzi ibyo urimo uranyuramo, sinzi ibibazo ufite ngo bingana gute, ariko reka ndakubwire, ntugire ibitekerezo byo guta Imana, kuko ni wata Imana nayo izaguta. Uzabutaye uwo gutabara, uzabutaye uwo kugira neza, uzabutaye uwo kuvana mu bibazo urimo. Niwatekereza kuva mu Mana, reka ndakubwire ngo ibyo bibazo ufite bizikuba inshuro 7. Bizikuba inshuro 7. Niba uri mu kigeragezo, ni wicara utuze, uhagarara utuze, yego usenge Imana, uyisaba imbaraga, urindira Imana mw'icyo kigeragezo urimo. Imana izaza ikigukuremo. Ariko niwatekereza kuva mu Mana, ukitotombera Imana, ukayituka, ukayisebya kubera ibyo urimo uranyuramo, reka ndakubwire ngo Satani azakwataka rwose. Ibyo uzaba urimo uranyuramo azabikubya, maze usange byabaye byinshi kuri wowe. Rero umugambi ufite wo kuva mu Mana kubera ibyo urimo uranyuramo ni uhagarike. Uwo mugambi wo kwitotombera Imana
uwuhagarike, kuko uko uzaba uri muri totombera Imana ni nako Satani azaguma azana ibindi. Uko uzaba uri kuratuka Imana ni nako Satani azaguma azana ibindi. Uko uzaba uri murapanga kuva mu Mana ni nako Satani azashaka ukuntu agwiza uwo mubabaro wawe. Mwene data, hagarara ushikamye. Imana iri mu ruhande rwawe, ntabwo yigeze iguheba, ntabwo yigeze igukuraho amaboko. Ibyo ngibyo uri muranyuramo, ibyo ngibyo uri muranyuramo nibije kugukuza mu kwizera, nibije kugukuza. Hari intambwe yindi mu gakiza Imana ishaka kugezaho. Kiranukira Imana, kiranukira Imana, nturambirwe mw'urwo rugamba uri muragwa. Kiranukira Imana, ntuti Imana kubera ibyo ngibyo muranyuramo. Kiranukira Imana, Imana iragukunda. Icyo gushakaho nuko wayikiranukira nka Yobu. Yikiranukira utandukane n'icyaha icyo ari cyo cyose, wirinde icyaha. Imana ikintu yanga icyaha, yanga icyaha kiri muri wowe. Ibyo ngibyo rwose Imana irabyanga. Mwene data, icyo naguhanura, rino jambo rije kukubwira, reka kugwishwa n'ibyo uri muranyuramo. Reka kugwishwa n'ibyo urimo uranyuramo. Senga Imana, senga Imana uyereke umubabaro wawe. Erega n'ubundi irawuzi, ujya ngo ntiwuzi. Irawuzi, iranakureba rwose. Imana irakureba, ariko komera mw'urwo rugendo. Komera, komera. Hamagara Imana wizeye, uyikiranukire. Ibyaha waba upanga gukora ubireke. Reka gukora ibyaha. Ibyo ngibyo uri murapanga mu bitekerezo, uramenya ko uri murigirira nabi. Satani arimwo araguma kurega kubera ibyo bintu urimo urapanga mu bitekerezo byawe byo kuva mu Mana. Reka kuva mu Mana, kuva mu Mana ntago ari wo muti. Kuva mu Mana si wo muti. Kuva mu Mana ntago ari wo muti. Kuko urava mu Mana Satani aragusama. Satani yagusama uzamwikuramwo wewe. Niwamara kuja mu kuboko kwa Satani, wewe uzivanamo. Guma mu Mana. Niba ibyo byagushitseho kubera ko Imana yabihaye uburenganzira. Yahaye uburenganzira Satani ngagenda agerageze Yobu. Imana yahaye uburenganzira Satani. Ibyo ngibyo uri muranyuramo, yego Imana yo mwijira irabizi, ntujye ngo ntibizi. Irabizi, nige byatangire yarabireba uku, ariko yaretse birakunyurako. Biraza kugira ngo ugeragezwe. Ibigeragezo by'umukiranutsi arabihemberwa, kandi ubyifashemo neza hari aho bikuvana, hari n'ahandi bigushitsa. Rero mwene data, mukobwa, sinzi ibyo uri muranyuramo ngo nibiki. Mu mama, sinzi ibyo uri muranyuramo ngo nibiki. Nawe mu papa, nawe musore, ibyo muri ko muranyuramo ntago ndabizi, ariko none ntukihakana umuremyi wawe kubera ibyo uri muranyuramo. Shikama, shikama, Yesu araza kugutabara. Gumuhamagara Yesu, izere. Ni wizere Imana yo mu ijuru iraza kugutabara. Yego, ntugire iki, ntukore ibyaha. Reka gukora ibyaha mu kigeragezo. Reka gukora ibyaha mu kigeragezo. Imana yo mu ijuru iri mu ruhande rwawe, irimo irakureba. Kiranuka musore, kiranuka. Wewe nukiranukire mu ico kigeragezo. Mu papa, kiranukira mu ico kigeragezo. Mu mama, kiranukira mu ico kigeragezo. Imana yo mu ijuru iragukunda. Nubwo urimo urababazwa n'ibyo bigeragezo, Yesu aragukunda. Icyo Yesu agushakaho, ntumute ngo nukuri mu kigeragezo. Ntumuvemwo, niwemere kugenda. Sigara muri Kristo, guma muri Kristo Yesu. Guma muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu hari byose. Yesu Kristo nabahe umugisha. Nimwihanganire mw'ibyo bigeragezo murimo muranyuramo. Mwizere, mukizwe rwose.
Imana yo mu ijuru irashaka ko mukizwa kandi mukihangana. Ibigeragezo iyo ubyifashemo neza, Imana yo mu ijuru irakwandikira. Iyo ukifashemo neza uba urimo urandikisha mu ijuru. Satani akamaramara, abazi ko agushobora, ariko mu gihe uhagaze ukaguma ukiranuka Imana nka Yobu, Satani aramaramara. Satani aramaramara. Rero nimuhumure, mushikame, mukiranukire Imana, mukiranuke, mwirinde ibyaha n'ibisa n'ibyaha. Imana iri mu ruhande rwanyu. Umwami Yesu nabagiye neza. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'aya magambo mwami w'abami. Ndakwinginze uyaherekeze kugira ngo mwami Yesu agenda ahindure uyu mukobwa, agenda ahindure uyu musore, agenda ahindure uyu mupapa, agenda ahindure uyu mumama. Mwami Yesu ntagubanga, urabakunda. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze mwami ugenda ubagire neza mu mitima yabo, aho bacitse intege mwami ubongereza imbaraga. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.